Bene data ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mbifurije amahoro y'Imana kandi mbahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza Imana iduhaye ngo dusangire ijambo ryayo muri iki gitondo cy'umugisha kuri iki cyumweru cyo ku itariki ya 3 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2020. Mbere yuko dusoma ibyanditswe byera tubanze dusenge. Uwiteka Mana nyir'ibihe, we mugenga wa byose, iki gitondo tugarutse imbere yawe ngo tugushimire kuri Imana idahinduka. Izina ryawe niryubahwe kandi nanone nirishyirwe hejuru. Himbazwa Mana. Uyu mwanya tugiye gutegera amatwi ijambo ryawe ngo twumve icyo dushakaho binyuze mu byanditswe byera. Ndagusabye ngo umwuka wawe wera akingure imitima yacu tubashe kukumva kandi udushoboze kukumvira. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusome ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya 2 cy'Abami, igice ni cya 6, turasoma duhereye ku murongo wa 8. Muri iyo minsi umwami w'i Siriya yarwanaga n'Abayisiraheli, maze ajya inama n'abagaragu be aravuga ati, runaka niho hazaba urugerero rwanjye. Ariko uwo muntu w'Imana agatuma ku mwami w'Abisirayeli, tiwirinde guca runaka kuko ariho Abasiriya bamanukana kugutera. Uwo mwami w'Abisirayeli nawe agatuma umuntu aho ngaho umuntu w'Imana yabaga avuze amuburira. Nuko akajya akira muri ubwo buryo si rimwe si kabiri. Ibyo bituma umwami w'i Siriya ahagarika umutima cyane, ahamagaza abagaragu be arababaza ati, mbese ntimwambwira umuntu wacu wifatanije n'umwami w'Abisirayeli? Umwe mu bagaragu be aramubwira ati, oya nyagasani mwami, ahubwo Elisa umuhanuzi wo muri Isirayeli niwe ubwira umwami w'Abisirayeli amagambo uvugira mu murere. Babwira ati, nimugende murebe aho ari, ntume abo kumufata. Baramubwira batari Dotani. Aherako yohereza amafarashi n'amagare n'ingabo nyinshi, bagenda ijoro ryose bagota uwo mudugudu. Maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo, arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati, biracitse databuja, turagira dute? Aramusubiza ati, witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Nuko Elisa arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze, muhumure amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore, arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare ry'umuriro bigose Elisa. Za ngabo zigezeyo, Elisa yinginga Uwiteka ati, ndakwinginze, huma amaso y'izi ngabo. Uwiteka aherako azihuma amaso nk'uko Elisa yasabye. Elisa arazibwira ati, iyi si yo nzira kandi uyu si wo mudugudu, nimunkurikire ndabageza ku muntu mushaka. Nuko azijyana i Samariya. Ageze i Samariya, Elisa arasenga ati, Uwiteka humura amaso y'izi ngabo zirebe. Nuko Uwiteka azihumura amaso zirareba, zigiye kubona zibona ziri i Samariya hagati. Umwami w'Abisirayeli abonye izo ngabo abaza Elisa ati, data, mbatsindaha? Aramusubiza ati, wibatsindaha? Mbese abo waneshesheje inkota n'umuheto ukabafata mpiri wabica? Ahubwo babazanire ibyo kurya n'amazi babibashyira imbere, barye banywe babone gusubira kwa shebuja. Nuko abatekeshereza ibyo kurya, bamaze kurya no kunywa arabasezerera basubira kwa shebuja. Hereye icyo gihe imitwe y'ingabo z'Abasiriya ntiyongera gutera igihugu cy'Abisirayeli. Dusome na Zaburi 125 umurongo wa 1 n'uwa 2.
Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Bavandimwe, muri iki gitondo nifuje kubasangiza ijambo rivuga ku byiringiro by'abana b'Imana. Kwiringira umuntu cyangwa kwiringira ikintu ni ugufata icyo kintu ukacyimika, kikagutwara, kikayobora ubuzima bwawe kugeza aho gisigara kikubanziriza imbere muri byose. Ni ukuvuga ko kuri cyo niho uhoza umutima, kuko nicyo kiba cyahindutse byose kuri wowe. Abenshi biringira ubutunzi. Umuntu wiringira ubutunzi iyo ahuye n'ibihe bimukomereye bidasanzwe, mbere yo kugira ikindi kintu icyo ari cyo cyose yiyambaza, umutima we ubanza gukubita kuri bwa butunzi ngo arebe ko nta gisubizo yabuboneramo. Abandi biringira ubwenge bwabo, abandi biringira ababarusha amaboko n'ibindi bigiye bitandukanye abantu bajya biringira. Ijambo ry'Imana ryo muyobozi wacu kandi urumuri rutumurikira ku manywa na nijoro, riratwereka aho ibyiringiro byacu bikwiye kuba bishingiye. Ntabwo ari ku butunzi, kuko hari igihe kijya kigera ubukungu bw'isi bugahungabana. Ntabwo ari ku bwenge bw'abantu, nta nubwo ari ku mbaraga z'abanyamaboko, kuko ubushobozi bwa muntu uko yagira kose bugira aho bugarukira. Ibyiringiro nyakuri ni ibishingiye ku Uwiteka. Haleluya. Ibi ni byo byiringiro umuntu agira, akabaho ubuzima bufite garanti, ubuzima burambye. Muri we hagahoramo indirimbo mu cyimbo cyo kuzura amaganya, akaririmba ko atazapfa ahubwo azarama, kuko yizeye ko no hirya y'ubu buzima tubonesha amaso hari ubundi buzima, kandi bwo burakomeza ntibugira iherezo. Umuntu ufite bene ibi byiringiro yumva afite ubwishingizi nyakuri. Ubwishingizi butishyura ibyamaze kwangirika, ahubwo bugoboka mbere y'uko byangirika. Ngira ngo ubwishingizi abenshi dukoresha mu isi tubuziranyeho, kuko turabusangiye kandi turabushima, kuko hanyine ni ku isi. Ushinganisha inzu yashya bakakwishyura, washinganisha imodoka bakayishyura igihe yagonzwe cyangwa yakoze indi mpanuka. Ariko ndagira ngo nkubwire ubundi bwishingizi bukomeye burutaho. Wiringira Uwiteka akakugoboka mbere yo kwangirika. Haleluya. Bene uyu muntu wiringira Uwiteka ntanyeganyezwa, kabone n'ubwo yahura n'ibimunyeganyeza, ahora ahamye iteka ryose. Imana ishimwe. Dore isezerano rikomeye Imana iguha, wowe uhitamo kuba ariyo wiringira yonyine. Imana iragusezeranya kukugota nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, kandi ikabikora iteka ryose. Mu makuru y'intambara twasomye aho ubwoko bw'Imana bw'Abisirayeli bwaterwaga n'ababisha babo aribo Basiriya, hagaragaramo uburyo butaboneshwa amaso Imana irwanirira ubwoko bwayo. Nimutekereze namwe kuba Abasiriya barapangaga urugamba, amakuru yose akubiyemo uko bazatera n'aho bazakambika akagera ku bo bagambiriye gutera mbere y'uko babatera. Nimurebe aho umwami atungurwa no kubona imigambi yacuriye iwe mu cyumba aryamamo nayo yamenyekanye.
Bibiliya yo itubwira ko yafashwe n'ubwoba bwinshi, ndetse hari n'aho bavuga ko byamuteye guhungabana. Urugamba Imana ikomeza kururwana muri ubwo buryo, Abisirayeli bakomeza gutsinda batarwanye. Mwene data, hari ikintu nshaka kukubwira. Hari igihe abantu tubona duhumeka turi bazima, tukagira ngo umwanzi yaduhaye agahenge, yabaye arekeye aho kudutera, cyangwa tukagira ngo ubwahari niko byagombaga kuba bimeze. Oya, umwanzi yakomeje akazi ke kandi aracyaguhiga. Ahubwo Imana muri kwa kuguta abantu bayo, yarwanye urugamba ikoresheje ubundi buryo, itagombeye kuhura n'ikiguhiga imbona nkubone. Ntekereza ko Abisirayeli bose batari bazi uko urugamba ruri kugenda, keretse Elisa n'abandi bari ngombwa ko bamenya ayo makuru. Niko Imana yacu ijya iturwanirira, tukabimenya nyuma, cyangwa se ntitubimenye ko ariyo yabikoze. Icy'ingenzi ni uko iba yaturwaniriye kandi iba yanesheje. Nkwibutse muvandimwe, turi kuganira ku byiringiro by'abana b'Imana. Umwami w'Abasiriya yaje kubaza ingabo ze ikibazo, ati ninde wo muri twe wifatanije n'umwami w'Abisirayeli? Iki kibazo cyashoboraga gutuma Abasiriya bo ubwabo basubiranamo, bishakamo ubavamo, akamena amabanga y'urugamba, kuko Imana ifite ubushobozi bwo gutuma ibirwanya abayiringiye by'ubwabyo bisubiranamo kugeza bimaranye. Ariko hano sibwo buryo yashatse kurwaniramo ubwoko bwayo, kuko yari ifite ubundi buryo bw'urugamba. Yashakaga kongera kubigisha bundi bushya, kandi yashaka kwigisha Gehazi wagendanaga na Elisa iteka, bagoswe n'ingabo z'Imana, ariko Gehazi atabasha kumenya ibyo. Umwami w'Abasiriya amaze kumenya ko umuntu w'Imana Elisa ari we Imana inyuramo ikamenera ibanga abayiringiye, atoranya ingabo nyinshi n'amagare, atoranya n'amafarashi ngo bagenda nijoro. Kuri bo bumvaga bagiye hatabona, bakavuga bati Elisa n'ab'i Dotani bose barasinziriye. Ariko hari ikintu batamenye, ntibamenye ko bateye umuntu wiringiye Imana, kandi ntibamenye ko Imana yiringiye idasinzira ku manywa na nijoro, ihora igose abayiringiye ngo hatagira ikibanyeganyeza. Gehazi asohotse mu gitondo, kubisa amaso ingabo n'amagare n'amafarashi bagose aho bari hose, yagize ubwoba bwinshi, habura ibyiringiro, atangira no kwereka Elisa ko nta cyiringirwa bafite, aho yamubwiye ati biracitse, turagira dute? Ariko kuri iyi nshuro Imana yari yagambiriye ko Gehazi ari bumenye ko kugendana n'abiringira Imana no kubana nabo kenshi bidasobanuye gutunga bene ibyo byiringiro. Elisa ahumuriza Gehazi ati witinya, abo turi kumwe baruta bariya ubwinshi. Umva ijambo ry'Imana wowe uyiringiye, witinya. Ijambo ry'Imana rirakubwira muri uno mwanya ngo witinya, ubwo wiringiye Imana witinya. Biragoye kubwira umuntu ugoswe nk'uko bari bagoswe ngo witinya, kandi bimugose arimo abirebesha amaso ye,
wowe urimo umwereka ingabo zibagose adashobora kurebesha amaso. Ariko nanone biratangaje kuba abantu bagotewe hamwe, umwe akabona ko bapfuye mu gihe undi arimwe abona ko batabaho. Kuko erega buriya igikomeye si ibitugose, igikomeye ni uko bisanze tumeze. Aha niho Yesu yigeze kugera ari kubwira abigishwa be ibihe bikomeye bazanyuramo, arababwira ati musenge bitazabasanga mu gihe cy'imbeho. Ikibazo ni ukugotwa, ikibazo ni uguhura n'ibikurwanya bigasanga nawe uri mu gihe cy'imbeho, mu gihe cy'ubukonje, nturi maso. Gehazi we byamusanze mu gihe cy'ubuhumyi. Wowe ni wowe ubwawe wo kumenya aho ibikugota cyangwa ibikurwanya bijya bigusanga. Elisa asaba Imana ihumura Gehazi, ubuhumyi bufata abari babateye. Kambabwire, Imana yacu ifite ubushobozi bwo guhuma amaso ibyaguhigaga bikakubura. Kandi n'ubu utekereje neza urabizi ko hari ibintu yahumye amaso bikakubura, kuko yagusezeranije kukugotesha uburinzi bwayo. Gehazi amaze guhumuka yabonye umusozi wuzuye amafarashi n'amagare, kandi ibyo ntabwo byari bimeze nk'iby'Abasiriya. Ibi byo byari iby'umuriro. Hari ikibazo cyo kwibaza ko Gehazi yari yabashije kubona ingabo zibateye, bisobanuye ko atari impumyi. Kuki atabashije kubona izibagose ziri kumwe na Elisa? Aha niho ngera nkavuga ko umuntu uvuga ko yiringiye Imana ariko ntabashe kubona ko hirya y'ingabo zimugose zimurwanya hari izindi z'umuriro zimugose zimurwanirira. Ibyo byiringiro bye kuri nge mbyita ubuhumyi. Niba ibyiringiro byacu bigarukiraho iby'abandi bigarukira, kandi tuvuga ko twe ibyiringiro byacu ari mu Mana, tuba twibeshye. Ibyiringiro byacu twebwe abizera Imana bikwiye kurangira ari uko iyo twizeye itakiriho. None se ko Imana yacu yahozeho, iriho kandi izahoraho, ni kuki ibyiringiro byacu bidahoraho? Ibyiringiro byacu bigomba kuruta iby'igiti, dore cyo naho cyakurwaho amashami yacyo gikomeza gucungana n'uko imizi iguma mu butaka, kandi muzabyitegereze birangira cyongeye gushibuka. Twe rero ibyiringiro byacu bigomba kuruta iby'igiti. Mwene data hamwe n'isi yose muri rusange, iki gihe turimo si igihe cyo gutakaza ibyiringiro ngo twibwire ko ahari Imana itagihari cyangwa ko itakiri mu ruhande rwacu, ahubwo ni igihe cyo gusaba guhumuka, ntitubone gusa ibitugose, ahubwo tukabona n'ingabo nyinshi zo kuturwanirira. Ndakwifuriza kugwiza ibyiringiro mu Mana, kuko ariyo yonyine ikwiye kwiringirwa. Ibindi byose twakwiringira bijya bihinduka, ariko yo ntihinduka. Amen.